Ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo uri kureba kuri sikirini yawe ni uwo musore ndetse n'uwo mukobwa, abo ngabo bakaba ari abageni, aho bivugwa ko ku munsi w'ijoro ry'ubukwe bwabo aribwo batatswe bagakubitwa cyane, ndetse babambura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bari buze kuza kwifashisha mu bukwe, aho mu byo babambuye harimo inkweto z'umusore ndetse harimo agatimba ndetse aho bivugwa ko uyu musore muri kureba rwose bamuteye icyuma, ndetse bituma ubukwe bwigira inyuma. So, ni byinshi tugiye kuba tugarukaho, ngira ngo ubashe kumva muri make ibyo tugiye kuba tuvugaho. Mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, tugenda tugarukaho ku makuru menshi ari kugenda avugwa cyane hirya no hino, ndetse na byinshi biri kugenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku nkuru akenshi ziba ziteye amatsiko. So, twihuse cyane rero, uyu musore bamwita Habumugisha Fiston, ndetse uyu mufasha we ubu yamaze kuba umufasha we kuko bakoze ubukwe, bamwita Muhawenayo Jeannette. Aba ngaba rero ku itariki 10/10/2025, ubwo hari ku ijoro ryo kuwa kane, nibwo bagize gutya bagafatwa, ubwo uyu mukobwa yari ari kumwe n'undi mukobwa wari umuherekeje, bavuye kuzana ibikoresho bari buze kuza kwifashisha mu bukwe, harimo nk'agatimba ndetse n'inkweto z'umusore yari buze kuza kwambara mu gitondo, ndetse harimo n'impeta n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibisambo rero byagize gutya birabatangira, birabakubita ndetse binabambura byinshi bari bafite, nibwo uyu mukobwa yagize gutya atabaza umusheri we, umusheri we rero araza nawe biramufata biramukubita, aho bivugwa ko byanamuteye icyuma. Rero bwari buke ku itariki 11 ubwo hari kuwa gatanu, ndetse nibwo bari buze kuba baza kuba basaba ndetse bakanakwa, bamara gukora ibyo byose bigiye bitandukanye bakaza kubona kujya mu murenge, nibwo bazindutse bajya mu bitaro. Urumva ko ari ibintu bibabaje, ubwo wari buze kuzinduka ujya mu bukwe bwawe ariko bikaza kurangira uzindukiye mu bitaro. Urumva ko ni inkuru ibabaje, nk'uko tubikesha umuyobozi uyobora umurenge wa Mushenge hariya mu karere ka Nyamasheke, witwa Habumugisha Yacinthe, ubwo agenda asobanura byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru, avuga ko ibisambo bitatu bwakeye bifatwa ubwo byari birimo kugenda bibunza inkweto z'uyu musore hirya no hino, bishaka aho nyine byazigurisha, ndetse n'ibindi bikoresho byose bari bamaze kwiba. Urumva ko amakuru yari yahise yihuta cyane. Inkuru nk'iyo ngiyo ni inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje kandi yari yamaze kugera ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Rero nta kabuza bahise babafata batatu, baba babafite. Umusore akaba yari afite imyaka 25, ndetse uyu mukobwa afite imyaka 21. Nk'uko tugenda tubikesha umuyobozi w'umurenge wa Bushenge, ndetse ibi byose bikaba byarabereye hariya mu karere ka Nyamasheke, ndetse uyu muyobozi akaba agenda avuga ko bukeye ku itariki 11 aribwo bafashe abasore bageze kuri batatu, ndetse mu gufata abasore batatu baje kuba baranga abandi aho bari, ndetse nyuma yaho haza gufatwa abandi basore bageze kuri 5. Rero aba ngaba, uyu bita Fiston ndetse n'uyu mukunzi we Jeannette, ubukwe bukaba bwaratindijwe. Ngira ngo murumva ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu navuga ngo by'akababaro, ubwo wari uri kwitegura ubukwe ariko bikaza kurangira bucya wisanga uri mu bitaro. Urumva nyine ni ibintu navuga ngo bibabaje cyane. Ubukwe rero bwaje kuba buba ku itariki 15/Nzeri/2025, n'ubwo byabaye nyine bitameze neza. Ngira ngo uri kumva ko bari bakomwe mu nkokora muri makeya, bitewe n'uko ibintu byinshi byabo bari babyibye, ibindi bagenda babigurisha hirya no hino, dore ko bigenda bivugwa ko ibisambo bimwe byafashwe biri kugenda bigurisha inkweto z'uyu musore yari buze kuza kwambara kuri uwo munsi, dore ko yari yatse n'ikiruhuko ku kazi. Ngira ngo uri kumva ko iminsi yari irimo kugenda ishira, ubwo yari yatse ikiruhuko cyo kuri 11, ariko ubukwe bukaza kuba kuri 15. Urumva nyine ni ibintu navuga ngo ahanini byabakomye mu nkokora, ndetse bituma ubukwe bwabo butagenda neza nk'uko bari babiteganyije muri rusange. So, abantu rero bakibaza ngo ubu bujura buri kugenda bwaduka, ndetse burimo n'ubugizi bwa nabi buteye ubwoba gutya,
byagenze bite? Uru rubyiruko rw'iyi minsi rufite ibihe bibazo? Ukabona ko nyine ahanini baba baranze kuba bakora imirimo ivunanye bashaka gukira nyine byoroshye, ukabona ko nyine ari ibintu navuga ngo muri iyi minsi biteye ubwoba. So nta bindi birenze rero nari nje kuba nakubwiraho, kwari kugutangariza yuko abenshi mu bisambo navuga ngo byahohoteye iyi couple nyine y'aba bageni, navuga ngo kuri uyu munsi nyine bikaba byafashwe, aho tugenda tubikesha ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bipostinga iyi nkuru bigaragaza yuko ibisambo 8 ndetse aho binakekwa ko bishobora no gukomeza kugenda byiyongera, aho byamaze kuba byafatwa kugeza kuri ubu ngubu bikaba byafunzwe. Rero ndetse bitewe n'agahinda iyi couple yatewe, bari kugenda batangaza yuko icyabafasha ari uko babahoza amarira ndetse bakanabasubiza ibintu byabo babibye. Urabona ko ni ibintu nyine biteye agahinda, ni ibintu biteye agahinda. Uri kubona ko urubyiruko rw'iyi minsi rwanze gukora, ruri gushaka gukira byihuse, bigatuma biroha mu bugizi bwa nabi bugamije no kuba bakica. So nta bindi birenze nari ngiye kukubwiraho, kwari kugutangariza yuko byibuza ibisambo byose byamaze kuba byafatwa. Murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru yo agezweho nakagaruka. Murakoze cyane.